uko waba umeze kose, amashuri waba warize, niba warubatse igitinyiro cy'uko udakurwa, warakwinjira umugozi wawe kakahava. Bakuwe bati umukobwa mwiza azi gukunda pe, ku buryo iyo agize nk'amafaranga ngusabye kuyamuha byo nakubitekerezaho. Ujya kugarura ubwenge usanga uri ku ndege uri gushaka amafaranga. Ubwo waba warubatse igitinyiro cy'uko udakurwa, ugukuye umuhemukira we ntibimukanga, kuko akwinjirira akagucucura, nako akakwimura. Hari nawe umuhagarariye umubwira uti fata na biriya. Abakuwe bati abakobwa ntibakura ku bushobozi bwabo gusa. Ese baba bakoresha amarozi bakoresha bakagira umugabo bagiye gukura nk'igipupe kibatungira urutoki ku bikapu byuzuyemo amabandari y'amafaranga, cyangwa ari ubushobozi bimenyeho bashobora gukoresha ku buryo byabereye abasore n'abagabo bafite akayabo k'amafaranga yabo bahunitse ihurizo rikomeye. Muri iyi videwo nako icyegeranyo ngiye kubabwira amabanga y'ubwiru bimwe abagabo bita ibishitani, inzaratsi, amarozi n'andi mazina babyita, abagore cyangwa abakobwa bakoresha bagakura abagabo n'abasore bagahabukwa bakanazinuka igitsina gore. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube agasobanuye, kora subscribe unafungura inzogera kugira ngo buri gihe uko ibiganiro bimeze gutya binarenze kuri ibi bizaba byatangajwe uzajya ubibona mu ba mbere. Kora subscribe ni ubuntu, ntacyo uhomba, ahubwo subscribe ituma izi videwo zigera ku bandi mu buryo bworoshye. Bagezaho kino kiganiro ni James Stone, umwizera ibagezaho ubutumwa bupfunitse mu mitwe y'abahanga n'inararibonye n'abashakashatsi, akaniyongeraho n'ibitabo. Ngenda pfupfunuka nkabipfupfunurayo nkabibagezaho. N'abatindiye reka dutangire. Abakobwa bacu ntibashatse cyangwa se baheze ku ishyiga. Njye mbona abasore n'abagabo basigaye bitinya, banatinya inkumi. Njye numva abasore baganira bavuga bati abakobwa beza nibo badukura, abo bakobwa bacu bari mu rugo nta n'ubahamagara ngo ni beza cyane. Ubwo rero abasore barabatinya bavuga ko babakura. Abo bakobwa bakora ibyo bikorwa batumye abakobwa bacu hano mu cyaro babura abagabo, ngo bazarongorwa n'abanyamujyi. Ibi ni ibyavuzwe n'umwe mu babyeyi bafite abakobwa hano mu Rwanda. Ariko umenya natangiye nabi. Reka duhere kuri sokuruza w'abayobyantekerezo, ariko bari n'umugabo abagore bakesha ubuhanga butuma basesera mu mifuka y'abagabo bagapfunuramo amabandari, mu gihe twe abasore n'abagabo byatunaniye. Yitwa Adolf Hitler, akaba ari we bivugwa ko ari we sokuruza wa vuba wabashije gukoresha abantu amamiliyoni mu nyungu ze. Ibi bitandukanye no kwa Farawo, kuko we yakoreshaga abantu akabakoresha ku gitugu, mu gihe Hitler we yavuze gusa abantu amamiliyoni bakabona ko kwica abayahudi miliyoni 5 zirenga bikwiriye. Hari n'abandi biswe ibiyobyabwenge, dore ko kuko bo babuyobya pe. Muri abo dusanga George Taylor mu mwaka w'1869, hakagarukamo na Adolf Hitler n'abandi tutavuze. Ariko kumenya natandukiriye ingingo twari turiho we, reka ngaruke. Biragoye kubasha guhishura niba koko umukobwa na uwo mwari mwiza muri kurambagizanya agenzwa n'umubano ushaka ko mugirana koko, cyangwa ashaka kugukura, kukuyobya cyangwa kugukoresha mu nyungu ze. Ubwo rero nk'intumwa mwizera bazaniye icyegeranyo kigiye kubahishurira amabanga y'ubwira 6
cyangwa se ibintu bitaratu bamwe bita amarozi, amashitani n'andi mazina mubyita, abagore cyangwa abakobwa bakoresha bagakura cyangwa se bagakoresha abagabo mu nyungu zabo. Reba iyi video kugeza irangiye kugira ngo wirinde kuzakinishwa n'inkuzi mu nyungu zazo. Ufunguye amaso umenye imitsindo bimwe bita imikino y'abagore cyangwa abakobwa bakoresha bakwica mu mutwe. Ibi bikaba byanakugiraho ingaruka zikomeye z'imitekerereze z'igihe kirekire. Uburyo bwa mbere abagore bakoresha bagakura abagabo bakabamaraho utuntu. Amarira y'ingona. Ni gute bishoboka bite? Abagore n'abakobwa muri kamere yabo bifitemo ubushobozi n'ubuhanga bwo kwica mu mutwe umuntu bamukoresha mu nyungu zabo. Imwe muri izo kamere ni amarira atari aya nyayo, nk'amarira y'ingona. Tekerezeho, uri umusore uri kuganira na sheri wawe, ya nkumi y'icyuzengerezi urambagiza ariko igamije kugukura ikagusubiza ku isuka. Ubwo rero nko mu gihe weho umusore utangiye nko kumwitambika, amagana y'amaritiro y'amarira nibwo azatangira gutemba ku matama ye, atari ay'ibyishimo cyangwa agahinda ko uri kumwitambika. Oya rwose, uri kwibeshya nimba ari uko utekereza. Amarira azaba yabaye nk'ibitwaro ukarundura byo kuwukura mu nzira burundu. Weho umusore icara uzi ko amarira y'umukobwa ashobora kuguhemukira, ku buryo niyo yarira waba ubizi ko amarira ye ari ayo kugukoresha nk'intwaro. Nawe uzakoresha ubwenge bwawe nk'intwaro zirinda nyirazo. Menya ko ayo marira umukobwa arira mu gihe umwitambitse ari ayo kugira ngo utangire umare amajoro wibaza ikosa wakoze, unatangire kugira impuhwe n'igikundiro mu buryo bukabije uwo mukobwa. Namenya nte ko umukobwa ari kurira atabitewe n'akababaro wenda yagize bya nyabyo, ahubwo ashaka kunyobya ibitekerezo no gutuma nishinja icyaha? Weho ikintu ugiye gukora, itegereze witonze ibikorwa bye, urebe aho bigana, niba biganisha mu kugusubiza ku isuka cyangwa biganisha mu kunoza umubano mufitanye. Weho ntuzagendere ku marangamutima y'uwo mukobwa, umuntu ukomeye kandi ufite ubushishozi nibwo uzabasha kumenya neza ko sheri wawe agamije kugukura cyangwa kugukunda. Uburyo bwa kabiri butuma abakobwa bacucura abasore bakabamaraho utuntu bagasigara bari mu mahurizo atabarika. Icyaha. Gute kandi bishoboka bite? Ngiye kukubwira. Abagabo n'abasore ni abantu bafite inshingano zo kwita kuri ba sheri babo bakamenya ko bameze neza. Ibi abakobwa nako babandi b'inkuzi babigenderaho bagakura abagabo. Ugerageza kwishyira hejuru ngo ukunde wemeze umukobwa uko urenze ngo utsindire umutima we, niko nawe yicisha bugufi ngo atsindire amabandari washyize mu mifuka yawe. Tuvuge ko sheri wawe utangiye kumubonaho udukosa, wenda ntimukibonana uko bihagije nka mbere. Mu gihe mubana atangiye gutaha bwije bikabije, mu gihe utangiye kumutunganyiriza kumutunga urutoki, nibwo we agutunga ikiganza akubwira ko umubuze amahwemo, wamushyizeho ingenza, mbese agatuma wumva ko ari wowe ufite ikibazo kuko maze si ukugusahura. Ibi bijyana no kukwimura mu gihe ukitekerezaho ngo ubone uko wongera kumushimisha. Wewe urabizi neza ko nta kosa ufite, ntugatume umukobwa agutunga ikiganza ngo usange bikubujije amahwemo, utangiye kwishinja icyaha.
gumya ucanye ku maso hato utazisanga uri kuburana imbere y'umukobwa wisobanura mu gihe we aba azi neza agakina arimo, bigatuma umukobwa agukura ngo urashaka kugaragaza ko uvugisha ukuri cyangwa ko utamubangamira mu mubano mufitanye. Uburyo bwa gatatu abagore bakoresha bakimura abagabo bakisanga basubiye ku ndege bari gushaka amafaranga ubutitsa, bakora amanywa n'ijoro bataruhuka ngo bakunde bagarure ibyo batanze. Uburyo bwa gatatu nta bundi uretse kugukoraho. Njye nkunda iyo umukobwa tuganira akankora ku kuboko cyangwa ku itako, numva nesheje umuhigo ngeze ku byo nashakaga, cyane cyane iyo namwifuzaga. Noneho biba akarusho iyo tuvugana turebana mu maso. Menya ko kugukoraho cyangwa kukureba mu maso atari cyo cyari kigamijwe. Ikigamijwe ni ukukuzamurira ubushyuhe n'irari bijyana no kukwica mu mutwe, kugira ngo umukobwa akuboneho cyangwa se agukureho icyo yakwifuzagaho. Itondera abakobwa bakwemerera guseseka ikiganza cyawe mu majipo yabo cyangwa mu dupira twabo, kuko nabo baseseka ibiganza byabo mu mifuka y'ipantaro yawe bakagusahura kakahava. Ubwo rero mu gihe ugerageje gukora cyangwa umukobwa akakwemerera ko gukoraho, menya ko hari impamvu. Imbaraga zirenze ni ukubasha gukontorora umubiri wawe n'ibitekerezo byawe. Uburyo bwa kane abagore bakoresha bagasubiza abagabo ku isuka, ibi bijyana no kwicuza. Gusingiza. Ari gutetana n'umukobwa umusingiza pe, mu buryo atuma umusore yumva ko arenze, nta wamuhiga mu bwiza, niwe wahiswemo. Menya ko umukobwa ugutaka akakurata ataba kwemera cyangwa gukunda koko. Gahunda nta yindi uretse kugukura cyangwa kugukoresha mu nyungu ze. Menya ko aba ari ukukwica mu mutwe, bityo ugatuma weho wumva ko urenze maze si ukugusahura. Inama nta yindi, gumya utyaye ubashe gutahura impamvu umukobwa ari kugutaka, dore ko bo banakabye. Bite kuntaka no kunsingiza yabikoresha nkura? Dore akantu ukwiriye kumenya, wa mukobwa weho gutaka nyine, igihe cyangwa se umwanya weho uba wamaze kumwemerera ko ibyo akubwira ari byo, ukanamugaragariza ko atibeshye, nibwo agutura mu mwobo w'amamiliyoni y'amametero utabasha kwikuramo. Gute? Mu gihe umaze kumugaragariza ko atibeshye, wenda muri kumwe n'abandi, nibwo agusaba ikintu nk'amafaranga cyangwa ikindi kintu azi neza ko ushobora kubona, akaba aragukuye. Uzabimuha utabishaka n'akamwenyu gaca hejuru y'agahinda, mu rwego rwo kugaragaza ko uri umugabo utakwivuguruza. Uti umusore utiraririye ntarongora inkumi. Mu gihe uri kwibaza aho ibyo umuhaye uzongera kubikura. Inama bakuwe bayitanga bavuga bati, itondere utwo tugambo turyoshye kuko kukwita intwari kuko niho bahera bagukura. Ukurura amatwi ngo witere amajeke, ari nako bagukurura bagutera imirwi y'amabandari bazagusahura. Uburyo bwa gatanu abagore bakoresha bakamaraho utwabo abagabo. Igipimo cy'urukundo. Tumaze amezi 2 dukundana, duhura tukaganira, ariko ngo ntarabona urukundo mukunda uko rungana. Ngo aba ashaka ko mpagarara nkamugaragariza ko mukunda nkora kuva kuri A kugera kuri Z.
nibyo koko uramukunda, wenda muri hafi no kurushinga, ariko utubazo duhoraho, inzitwazo zidashira zisaba amafaranga zitangiye kugaragara ku bwinshi kandi mu gihe gito. Wenda ashobora kudakoresha utubazo n'inzitwazo, ariko umukobwa ushaka kugukura ashobora no kugusaba impano ihenze nko ku munsi mukuru umureba ku giti cye, ariko ari gukoresha urukundo. Menya ko urukundo rwa nyarwo ntirupimishwa ibintu cyangwa gushora amafaranga ku muntu, ahubwo urukundo rwa nyarwo rupimishwa ibikorwa, bagendeye ku bikorwa uwo muntu akora kugira ngo urwo rukundo rutere imbere, cyangwa se imico n'ingenzi agaragaza, imyitwarire agaragaza muri urwo rukundo. Ntabwo ari ukwimara k'utuntu n'amafaranga ngo ukunde ushimishe ibyifuzo by'umukunzi wawe. Mu gihe umukobwa akubwiye ati garagaza urukundo nkunda makiriya, ushikamye ugatuma umukobwa agukoresha cyangwa se agushukisha ku kantu. Gatatu, abagore bakoresha bagacucura abagabo bakanabasahura. Ibi bijyana no kubimura. Gukoresha amagambo yawe gute? Abagore cyangwa abakobwa bagamije kugukura ibintu biganisha ku bukene, cyangwa se abakobwa bagamije kugukura ibintu bikuganisha ku bukene ugasubira ku isuka hamwe udasigaranye n'urwara rwo kwishimisha. Bazakoresha amagambo wababwiye kugira ngo bagukure bagusubize ku isuka. Gute? Nta kibazo mu gihe sheri wawe umubwiye nk'amabanga yawe yayandi udapfa kubwira umuntu ubonye wese, ariko igihe umukobwa amarangamutima yatangiye kumubana menshi, cyangwa igihe azaba ashaka kugukura, azajya mu bitekerezo bye maze akoreshe super microscope, akore ubushakashatsi ahige ya magambo wigeze kumubwira, uzi ko nawe ayo magambo ashwanyaguza umutima wawe, akubabaza pe. Azaba yazi kuko ikintu umugore cyangwa umukobwa yakoresha nk'intwaro atajya akibagirwa. Azayashaka mu bitekerezo bye, ndavuga ya magambo akubangamira wamubwiye. Namara kuyabona yongeremo ibindi byari bibuzemo kugira ngo ayongerere ubushobozi, aze kuza kukubabaza kurushaho. Ibizwi nko kuminjiramo agafu. Nibimara gutora imbaraga zirenze zisanzwe, nibwo bazakoresha ayo magambo avuguruye ku buryo akubabaza kurusha aya mbere. Aya magambo azayakoresha kugira ngo agukure udashajeje imigeri. Reka tuvuge ko ubwiye umukobwa cyangwa se sheri wawe cyangwa se inkumi mubana muri gito gusa mutari mwashyingiranwa, ikibazo ugira iyo ugeze mu kazi kikubuza amahwemo. Mubwiye ko hari igihe wumva utari umuhanga cyane ugereranyije n'abandi bakozi mukorana. Bimubwiye kugira ngo akugire inama nk'umukunzi wawe, uramwizeye, umubwiye ikibazo ugira. Haciye igihe mugiranye amakimbirane akomeye, inzu murayigabanye, umwe mu ntebe undi mu buriri, bitewe n'uko mwagiranye ikibazo ku bijyanye n'amafaranga n'ikoreshwa ryayo. Icyo gihe nibwo azagarura bya bindi cyangwa se ya magambo ari muri cya kibazo wamubwiye, avuga ko udashoboye, ko utanabasha gutunga urugo, aho washobora kuzavuga ati ese uribuka igihe wavugaga uti mba numva ntashoboye akazi. Ahari wasanga niyo mpamvu dusigaye tutarya neza. Ubu se tubanye wantungara ndebye ntiwabishobora.
gukoresha amagambo akubabaza y'ahashize wamubwiye akurwanya, agerageza kukwereka ko ntacyo ushoboye. Intego aba ari kwica mu bitekerezo, kugukura kugira ngo kugukura bitazagorana, agatuma nawe utangira kwishidikanyaho kandi cyane. Ubwo buryo bwiza bwo gukoresha amagambo yawe mu nyungu ze. Ubwo rero itondera amagambo ubwira umukunzi wawe, cyane cyane uzi neza ko yakubabaza, kugira ngo ubashe guhangana na buno buryo butarata abagore bakoresha bakura abagabo. Umucanye ku maso, ushishoze kandi unitonde. Ntukagire amarangamutima menshi yatuma ukoreshwa n'abakobwa cyangwa abagore bashaka kugukoresha mu nyungu zabo. Ubyaye ubashe gutahura ukoresheje bimwe mu byo twavuze haruguru. Ngo badukuraga none turabavumbuye. Baye nisabiye invitation kuba z'abana badakuranye mu bukwe bwabo. Igihe umenye ko umukobwa ashaka kugukura, ibyaba byiza ni ugutandukana kuko ni abahanga mu kwiyoberanya. Ese ni ubuhe buryo buteye ubwoba twaba tutavuze haruguru? Wewe uzi wadusangiza, ese ni ubuhe buryo buguteye ubwoba twaba tuvuze haruguru, cyangwa se ni ubuhe tutashyizemo? Nyandikira muri komenti ubimenyeshe, unambwe n'ingingo twakoraho muri video ikurikira. Bagezaho kino kiganiro ni James Stone, umwizere bagezaho ubutumwa bupfunitse mu mitwe y'abahanga n'inararibonye n'abashakashatsi, hakiyongeraho n'ibitabo. Ngenda pfunuka nkabipfunurayo nkabibagezaho. Nifurije amahirwe no kubonera inyungu mu murimo mwiza mukora. Nifurije kuguma mu muhanda mugari w'Agati Pro agasobanuye. Icyegeranyo gikurikira baye ncumbikiye n'amahoro y'Imana.